muri rusange iyo umuntu yakoze cyane, yakoze umushinga yizeho, akaba strategic, akamenya niba umushinga we ukenewe ku isoko, muri rusange uwo muntu arakira, ugasanga avuye ku rwego rumwe akajya ku rundi. Ariko hari n'igihe umuntu akora bikanga pe, ikintu cyose akoze bikanga, akomanze hose agasanga urugi ruradadiye, ibyo akoze byose bihomba, yakorora amatungo agapfa, yahinga izuba rikaza rikabyumisha cyangwa imvura ikabyica bigashiraho burundu, akibaza ati se byagenze gute? Rimwe na rimwe hari igihe mu bantu baba bafite ibibazo by'inyatsi. Inyatsi ikaba ari ubwoko bw'imyuka mibi iteza ubukene. Rero iyo nyatsi nta kindi kiyijyana usibye gusenga Imana. Ntazagire ukubeshya ngo uzajya ku bahanuzi, ngo uzajya ku bapfumu, uzajya hehe. Senga Imana, egera Imana yawe wiherereye, uyibwire ikibazo cyawe. Imana mu gihe cyayo yagennye izakuraho ibyo byose, nurangiza nawe uhinge weze, ucuruze wunguke, worore amatungo yororoke, bigende neza nk'abandi bose.